Twongeye kubaha rero ikaze inshuti bakunzi ba pare na marene turabarumukije muraho mumeze neza abari mu nkiko z'u Rwanda. Cyane cyane uyu munsi reka nibande ku basirikare b'igihugu cyacu, abari mu butumwa bwo hanze, abari Cabo Delgado, abari Central Africa n'ahandi, abapolisi b'u Rwanda, namwe rwose turabashimiye buriya mwerekana umuco wacu, mwerekana yuko u Rwanda ari igihugu kimeze gutya kiri ku murongo. So rero reka nsuhuze abavandimwe, inshuti, abakomeje kuduha ibitekerezo, turabashimiye cyane. Komenti zanyu, support zanyu turazikeneye. Ni ukuri kw'Imana mukomeze mubane natwe, muri ab'agaciro kuri twebwe. Ino YouTube channel ni yanyu, ni yacu, ariko niyo kugira ngo ino YouTube channel izasige isi isa neza kurusha uko twayisanze. Rero buri wese yazana contribution ye kugira ngo twubake igihugu cyacu, kugira ngo twubake imitima yacu, kugira ngo twubakane twese, umwe afatire undi, umwe abe ku rufatizo rwo kubaka mugenzi we. Rero nk'ibisanzwe ngira ngo mpe ikaze Marene, waramutse ute, umeze ute? Naramutse neza pare, meze neza cyane. Okay, turagushimiye cyane, wambaye agakanzu keza. Murakoze cyane. Merci beaucoup. Abakobwa, abangavu, abamama, bimeze bite? Bimeze neza. Mumeze neza nta kibazo cyane. Okay. So rero ubwo ngubwo nka pare na marene rero natwe turabashimiye, muri abakadasohoka kuri twebwe. Reka mukomeze kubana natwe, ibyo tubateganyirije ni byinshi. Comment zanyu muri kutubaza atari amagambo avahe, ari amagambo inspiration ni mwebwe. Ni mwebwe pe. Ibyo mudukorera mukomeze mukore like, share, subscribe, comment. Hanyuma ikindi kandi hari abatubaza ati ibi bintu rero ntabwo nabyihererana, nabigenza gute? Hari abadusharinga amalink cyangwa nawe wayikopiya wabasha ukayishyira kuri status yawe, cya gihe buriya butumwa tuba twaguhaye ububuhaye benshi bungukiramo, bakuramo inama nyinshi cyane. So icyo gihe rero ntako uba utagize, tuba rwose uba ukoze cyane. Marene rero bushize twaganirije urubyiruko, turacyari mu rubyiruko. Ingo ni vuba, ariko tugomba guhera mu rubyiruko tugategura rwa rugo, noneho tuzarwinjiramo twaranaruteguye. Mureke tubanze turutegure, nitumara kurutegura noneho tuzarwinjiremo narwo, ariko ni vuba, kuko ejo bundi tumaze kubabwira uburyo ki warambagiza cyangwa uburyo wakwitwara kugira ngo urambagizwe. Ejo bundi twababwiye kirazira, uri kumva, n'imiziro y'umuhungu ukwiye kubona. Wamubona uri umukobwa ugahita ureba hirya ukavuga uti ntabwo namubonye, ukamera gutyo ugahumiriza, ugatokesha. Mu gaseke rero uyu munsi nanone tubazaniye abakobwa 7 ugomba kugendera kure, ukajya umubona ukavuga ati dore Delila pe. ukamubona ukavuga ati mbonye Delila, uyu nta mukobwa umurimo, reka ngende nirukanke nkuremo akanjye karenge. Nta mugore wamuvamo uretse kuzavamo iteshamutwe, uretse kuzavamo umuntu utumuhorurira, utumuhora wigunze, uzagutera amastroke, nta kindi kintu uwo mukobwa yavamo. Ku mwanya wa mbere rero nk'ibisanzwe turahasanga umukobwa wa mbere, tuhasanga wowe musore ukwiye kujya ureba ukavuga uti toka. Umukobwa bamwita Gatesi. Ntabwo ari Gatesi nk'izina, ahubwo ni Gatesi mu mico no mu myitwarire. Ni umukobwa wa mama sha, ni umukobwa wa Tesi. Nawe ameze nk'umuhungu wa mama. Ariko ni umukobwa wa Tesi. Ni babucura, ni bucura mu rugo, abayigize bucura. Ashobora no kuba atari bucura, ariko yigira. Ndavuga nanjye ni babucura mu mico. Yigira bucura, ashobora kwigira bucura ariko atari na bucura. Arise yankubita mvuze ngo ni bucura. Ashobora kwitetesha. Umurerwa rwose ndamusuje. Ashobora kwitetesha. Ba bakobwa ba Gatesi. Ntabwo ari Gatesi azizina, kuko turabafite ba Gatesi bafite ikintu bamariye igihugu. Niba abakobwa bashaka abagabo, yagera mu rugo akazajya afata amagi akayashyira muri dodo, akabiteka nyine amagi atana yamennye,
ngo ubwo yatekeye umugabo agahamagara mama kuri telefone, mama ndateka gute, ndagira gute. Abo bakobwa rwose mwa bagabo mwe ntago mubakeneye cyane rwose. Uwo mwana w'umukobwa uza akigira umutesi muri urwo rugo, umugabo akeneye umukobwa ushabutse, umukobwa uzaza bakicara bagashyira ibikorwa hamwe n'ibitekerezo hamwe. Uwo mwana rero we ahora arira, ahora mu butesi, umugabo yandebye nabi, ahora ahamagaza inshuti ze ngo baganire, ngo abaregere ibyo umugabo mukorera, ngo ntago anyitaho, ngo buri kanya bashaka ko n'umugabo muhamagara ngo amuteteshe. Aba yaravuye iwabo rwose agishaka guteta. Ubu rero uwo gatesi cyangwa uwo mutesi cyangwa uwo mukobwa ukunda guteta, tuvuga umukobwa w'imiteto, uwo mukobwa ikizimu kubwira ntabwo ari ngombwa ngo afite imyaka 18 n'ingahe. Hari n'uwo ubona ufite imyaka 30 cyangwa 28 ugeze igihe cyo gushaka, ariko ukibaza uyu nguyu afite imyaka 12 5 mukaganira ukumva bukaba muri kuganira ikintu ukumva uramumenye. Iyo muri kuganira ikintu kiri seriye ukumva hise akuzanira ikintu kiri aho ngaho kidafite epfo na ruguru. Ahora kandi yumva ko nta kintu na kimwe yakishoborera, ahora ari aho nyine aba yishakira kwibera kuri YouTube gusa muri phone. N'umugore icyo gihe uwo mukobwa iyo wibeshye ukamuzana iwawe, ni wa mugore uza ukagira ngo wafashe wazanye vaze. Bari abana rero bakundana urunana, niwo ukunda kubivuga neza, bakunda urunana cyane. Abahimba yahora ari kumwe n'abandi. Urunana ni bya bintu byakurukuru iwawe niwibeshye ukamushaka, umenye yuko ushatse iwawe hazahora ibirori bidashira, anniversaire adashira, uyibonye wese mbese iwawe bazahagira pube, kandi akaguhamagara ushaka kuruhuka, ushaka kugira gute, baza n'ibibazo iwawe, kuko nta kindi kintu uwo mukobwa azaba amariye sosiyete uretse kubara aho ari gatesi ni imiteto. Ni wa mugore ugeza mu rugo akazajya ahora akubwira ngo uyu munsi ngo abashiti banjye baraza kunsura, uyu munsi turasohokera hana abashiti banjye, sherima amafaranga, ndashaka kurya pizza. Umugore yibera muri ibyo, umwana ni igiki muri byose, yibera muri ibyo. Uribaza ukareba uyu muntu ibitekerezo afite, uriya mutwe we yikoreye watermelon, yikoreye ishu, ntatekereza. Ugasanga agatesi rwose. None ikintu gishekeje cyaba agatesi niyo umukebuye ararira ntabwo ashobora kumva yuko hari amakosa afite, aba yumva yuko amuhohoteye. Mbese uwo ni ukuvuga ngo emeza kamwe, nimba ubona gatesi nushaka kumushaka, emera yuko uzaba umugore mu rugo, ukaba n'umugabo icyarimwe, ukajya ufata inshingano z'urugo icyarimwe, ukavuga ati ndaba umugabo mbe n'umugore, ndamenya ko abana bafashamo bagiye kuruhuka, ndamenya ko abana bimeze gutya, ndamenya ko abana bakozeho umwaka, ndamenya ko abana saa boze. Mu by'ukuri iyo si imirimo y'umugabo pe. Nguko rero uko umugabo uko uwo mukobwa cyangwa se uwo mugore wa gatesi cyangwa w'imiteto ahora ameze. Rero rwose bavandimwe namwe bakobwa mu kibikora, guteta ntabwo ari ibintu byiza, mugabanye imiteto. Hari guteta, hari no kurengera. Twese dukunda guteta, ushobora kugutetaho ariko biri ngombwa. Mu rugero nyine, mu rugero mu gihe biri ngombwa. Abagore baremwanye kuguteta, kuremwa. Guteta rero ni ibintu by'abagore ariko bitari ubugoryi. Uwo rero ni ubugoryi, harimo utuntu tw'uducucu, utuntu two kumva ko adakuze kandi ahora nyine ari hasi. Ntashaka kugira ngo ntashaka gukura mama shenge, abe responsable, ni ikimama shenge. Kumva ntashaka kugira ngo nawe abe yafasha umugabo inshingano. Hari aho ibintu byose yabigeneye umugabo, byose bikorwa n'umugabo, abana bazagira gutyo n'umugabo, ibi bizagenwa n'umugabo. Niyo ashatse umukozi niwe uza akamuyobora mu rugo, nabo bagafata nk'akazanga, bakafata nk'iki. Yego ntago rwose abakozi nta mpamvu kugirana amabifu n'abakozi, ariko umuntu aranirimita, kandi nk'uwo mwana we nta nubwo bavuga ngo aririmita, amwereka ibyo afite nyine umukozi akazamukiramo. Cyane rero ngaho nguwo uwo mukobwa bita gatesi, ibimuranga nibyo umukobwa bita gatesi. Mugerageze mumwirinde, uri kumva, mumwirinde kuko icyo gihe n'iyo umubwiye uti gutya na gutya, amarira aba hafi, ntabwo ashinyiriza. Ibibaje iyo bije niwe muntu utrambura mbere,
nimba ari ikibazo iyo umugabo arwaye umugore abura amahoro ugasanga kuko avuga ati se ninde uzaprovidinga, ninde uzagera gute, ninde uzafasha uwo mugore rero ntabwo yavamo umugore muzima. Ejo iyo wibeshye numubona ari umukobwa jya uvuga uti cahana buriya bagatesi nta nubwo bakunda amarisike nyine, yamenyereye guteta, yamenyereye ubuzima bworoshye, iyo umuzaniye ibibazo aragutada nk'ubwo ukoze agisida nuse yahatinda pare gatesi yahita yigira kwa mama, ahita yigira kwa mama. mama uriya mugabo mama ntagende bene babazamurwaze nanjye ni ngewe uriya muruho sinabivamo sinagira gute. Uwo muntu rero numubona jya umugendera kure. Gatesi mu mugendere kure nuko. Umukobwa wa kabiri rero tugomba kugendera kure, cyangwa umukobwa wa kabiri tugomba kugendera kure muri cya gihe cyacu cya fiyansaye, wamubona ukamureka ugahita ujya gufiyansa abandi. Ni umugore bitabamenye cya Nyirandabizi. Uriya we ni igishegabo, ni wa mugore ni nk'igishegabo. Ni ukuvuga ngo ni wa mugore ahora ari positive, ahora yumva ko ibintu bye byose ari ukuri, ibintu bye byose ni ukuri. Ntabwo uwo mukobwa kizamukubwira iyo mugiye kujya inama, iyo mugiye uzanye nka sije subject ngo muyiganireho, ujya kuyitungura we yarangije gufata position ye, yarangije gufata umwanzuro, uko tuzi abagabo uko muremwe mukunda ibyubahiro. So uwo mukobwa rero utazaguha ibyubahiro, utazatuma wowe uyobora mu rugo, uzaba ugiye kumukoza iki? Kizamukubwira uwo mugobwa nta mafuta agira, ntajya aca aba yumva ko ari umunyakuri mu bintu bye byose, aba yumva ari umunyakuri mu bintu bye byose, ntajya aca bugufiya, yemwe aba yumva umurongo we ari uyu, ndetse aba nakwereka ati vayo cyangwa ugende, nushaka ugende cyangwa uhagume, nibikureba njyewe nimba ibi bikubereye ibiki. Iyo muganira akunda kuzanamo akajambo ngo njyewe. Ubu buzima tubayemo no gushayaringa ngo njyewe baranzi, njyewe usanzwe unzi, njyewe nkora gutya na gutya, njyewe iyo ntakunze ikintu ubwo nyine sinagikunze, nta muntu udahinduka. Ibyo bintu byanjye murabigira muri benshi. Iyo njyewe rero yawe ihoraho ukumva ngo njyewe ngo njyewe nta muntu mvugiramo, ngo njyewe iyo narakaye ngo bigenda, iyo njyewe ni iki? Iyo rero iyo njyewe niyo cyane n'uwo mukobwa wigira Nyirandabizi. Ibi byose ababizi, ikintu cyose abakizi, abazi uko gikorwa mu mafuti iki, kandi mwamuha n'umwanya ngo abikore akabyangiza. Ahubwo uziko uwo mugore niyo aguha ijambo akakureka ukavuga, arakureka ukavuga, ariko deja ibyo aba yarangije kubikuramo amera nk'uwikiriza adahari. Okay n'ubundi ntabwo uri buze kumukonvenka ngo umukuremo ibyo yatekereje, cyane rwose uvugira ubusa. Iyo wihaye ngo arakumva, akumva byo kumva, ariko ntabwo akumva byo kugira ngo bya bintu ko umubwiye ngo abyumve abishyire mu bikorwa. Ushiduka akwereka yuko we yakumvishe, ariko reyeroma atakumvishe yibereye mu gihe, kuko aba afite pozisiyo ye yahisemo. Uwo mukobwa rero ni byinshi bimukubwira, ariko bimwe mu bimukubwira ntajya aca bugufi muri we, kuko wowe wa musore we uba uri aho uramukunda, urukundo niko bimeze, ukavuga uti reka mpfushe. Nimba ari we wakoze amakosa, ugasanga wowe umusore uri gusaba imbabazi, urebese n'ibitwi n'ibyanwa bibindi cyuragiye, yaza umugabo ufite ubwanwa nanone mu mwandiko, ubwanwa ukajya gupfukamira umugore usaba imbabazi, kandi ari amakosa y'umugore. Just uba mubayeho mu buzima bwo kugira ngo kwitwara nk'ufite amagi bitameneka. Ibyo bintu ntabwo bikora mu rugo rwose. Dukeneye umugore wubaha umugabo, umugore wicara agafata imyanzuro ari uko ari kumwe n'umugabo, hapana umugore uzavuga ati ibi narangije kubyanzura rero ubyumve. No. Ni wa muntu ntava kwizima, aba ari mu mafuti, aba ari mu kuri, aba ameze atya, mukurikire cyangwa ntumukurikire cyangwa ubireke. Ese ubundi ubwo nk'uwo mwana w'umukobwa ufite iyo mico, ubwo ntiyabarusha nk'umugabo amafaranga? Arabikora babarusha, ariko hari n'ababikora biteye gutya. Utarusha umugabo amafaranga, si ubwo iyo miteto wayizana gute? Iyo mikino nyine ni imiterere. N'abakobwa bari hano hanze, listen, turimo turavuga muri abakobwa bari hano hanze, urajya kwirukanka kuri uyu mugabo nawe wigize umugabo mu rugo, urabumushakaho iki? Hari abana b'abakobwa bashaka kubaka, bazi guca bugufi no kumva abagabo.
ya rero wa muhungu we nubona uyu mugabo nubona uyu mukobwa nta cyubahiro yigirira muri we ntacyo rwose rwose numubona jya umugendera kure uno mukobwa nujya umubona ari nk'ishyaka rizirana n'irindi. uzi ko ubwo n'umukozi ubwo twagiye ku wundi mukobwa umukobwa wundi ugomba kureba nawe wa musore we ukavuga uti uyu mukobwa ahangaha ntabwo yarigiyewe, ukavuga uti uyu mukobwa ntabwo bihura. uwo mukobwa nta wundi nabo twita high class, abo bakobwa bakunda kuba mu buzima bwo hejuru, slay queen. muri ino minsi twabita abasireye queen. ni wa mukobwa arashaka kwambara neza, arashaka kugaragara neza, arashaka kwerekana ko we hari aho level y'ubuzima bwe bugeze. kandi buriya umukobwa ukunda n'ubwo buzima buri high class ntabwo akunda gukora. oya ntabwo bakunda abashaka kwicara nyine nimba abakobwa nk'abo twakuze bakunda kuvuga ngo njye ntabwo nivuna ngo mfite uwamvunikiye. uwo mukobwa rero nibo rero baza bakavamo. uwo mukobwa ikizamukubwira mu gihe mukundana, imiterere ye akunda kuba ari smart, yambaye neza, yerekane ko yagenda mu modoka nziza. muri no minsi turabibona ku ma status, nerekane yuko postinze passport yanjye ngiye Dubai, passport yanjye ngiye hehe, ingendo zanjye zikorerwa mu ndege. yababa n'ahantu habi akarahahisha, ntabwo ashobora ubuse yabaho abantu habi, yakemera akatanga ikiri icyo ari cyo cyose, ariko n'ubuzima bwe akabutanga, ariko akabaho ahantu heza. uzi ko uwo mwana w'umukobwa agomba kwerekana yuko abo bakobwa rero niyo umushatsi ukamugeza mu rugo, niyo ukennye wowe uri umugabo warabimumenyereje nyine, ariko wamusanze nawe ukamuteta umuzi. rero kuko ubuzima buhinduka, iyi ni isi turimo mwabantu, nta muntu uyobora isi iratuyobora pe cyane rwose. ubuzima burahinduka iyo umugejeje mu rugo, ya mafaranga yawe yabyinagamo yirirwaga yiyemera ariyerekana, ubundi akunda ifoto, abakunda ifoto. uwo mukobwa abakunda ifoto. iyo rero ukennye icyakora n'ubundi ntuzamubuza ubuzima bwe, ntuzamubuza kwishima, ntuzamubuza kwiyerekana, kubera ko wakennye n'ubundi azajya gusambana. nyine benshi azajya gusambana akomeze n'ubundi awe yatanga ikiri cyari cyo yiteho asambane ajyaza rwose, ariko we akabaho neza, kandi nta n'ikintu yagura mu rugo umukobwa. abantu ikibakubwira rero udatekereza ko hari n'ikintu yaza ngo arebe hariya ngo avuge ngo ziriya ntebe ngo wenda ngo zimaze gusaza, ngo ni ukukubwira we ahubwo akuhoza ku nkeke yo kuvuga ngo sheri intebe zirasa nabi, intebe tuzimaranye umwaka, sohora kandi wadashobora no kuvuga ngo ndazanye amafaranga nanjye ngira icyo nkora mu rugo. we niyo anakora akorera kwaka, akorera kwiyatsa, shakoshi nziza, urukweto nziza, mwambonye ifoto, ngewe mwambonye nyakanaka, mwambonye inzara kutazivuga, abafite inzara n'abana ntashobora kuboza, ntashobora no kubitaho rwose, aba ari we ku giti cye, ibyishimo bye kwirebaho byagorana cyane, kuko nabo ni nk'abo twakwita abasireye queen bo muri ibi bihe. abasireye queen ahubwo ngiye nsigaye mbona ari abakobwa bakunda gukora biyita, ariko bakunda ntabwo uyu muntu afite ubusobanuro. reka twebwe twitiranya abantu, mubona abantu nanone niya myumvire yabo, kuko umuntu asa neza, kuko umuntu ugira gutagikundira gukora kuvuga ngo ni sireye queen, uri kumva wapi? kandi wa mukobwa yiha buri kimwe, akitera inkunga kuri buri kimwe, ari Miss Independent kwa. abo rero nibo tubyitiranya. so bano bakobwa rero bundi twabo twita sireye queen, nyasireye queen ni wa wundi umeze ukika, kandi adashobora kujya no hariya ngo akore nta kintu yakikorera, nta kintu. rero iyo umushatse ni wa mukobwa ntazakubura ko atarya kawunga, kuko ati si ibyo bishyimbo biga bate, tibirayi toka satani, kanyama, firigo, ibiho. ubwo uwo mukobwa wamurongora ubuzi si guteganyirije iki? Kumva firigo ibiho bimeze neza, irimo ifi, irimo inkoko, irimo urukwavu, irimo n'amarura sha, irimo amarura, akubwira ejo nuzana icyayi mu karongi sinyiwe. kandi ubuzima ni up and down, umunsi ni hasi, uzashaka umwana mufitingana kabisa, no hasi barabongora haryama, babivuga neza ngo hogana banganya amabuno. wowe musore uri kujya gutereta uwo mukobwa, ubona yuko utazabasha gukomeza kumutegera izo ndege ngo ajye kwifata ya mafoto ya Dubai, ajye hehe n'ibiki, ukabona utazabishobora.
kakugira inama ihene irishiriza mu burebure bw'ikiziriko cyayo reba uko ushoboye urebe uko ungana witekerezeho ni wowe wiyizi wiga umuntu n'isengero wiga umuntu wese aba yiyizi azi n'icyo ashoboye azi n'aho ahera n'aho agereza so uwo mukobwa rwose uwo mukobwa ukunda ifoto icye ni ifoto kabaye ejo numugeza mu rugo azagusaza mu buryo ahubwo azaguhoza mu madeni y'amakeredi ujya kuguza abantu kugira ngo umushimishe kuko ariko wamusanze ibi bintu nimwe mu byica mwiterura rwose iyo ahora aguhoza ku nkeke no ku gitutu cyo ngo n'umugore wanjye asa neza kandi nibyo koko nicyo abagabo tubereyeho uzi ko uwo mugabo ufite uwo mugore agenda yivugisha abakunda bitu bya beyika akunda ibintu bizi uzi ko agenda yivugisha mu muhanda aba ari mu madeni uri kumva nta kintu aba agitunga kuko uri kumukonsomera umugore ushaka ubuzima bwiza udafite n'ubushobozi bwo kubukorera cyane rwose bigatuma n'umugabo wavuga ati ntaseba ari abantu badakunda guseba avuga ati nta kundi nyine naramuzanye reka ndwane nabyo ati bro wanteje 200 aho umugore ajya muri shopping akava yarangiye oya ni hahandi muravuga ati rero burya umwe agiga bihora reka dushaka ukuntu twakwiteza imbere mukagura agakeredi mugafata keredi wenda ya miliyoni 200 n'urugero agatagura imodoka miliyoni 80 agatagura amavuta wite miliyoni 80 kuno se papa Shema ngo ngiye urumva mama Shema nakomeza kugenda nakomeza kugenda n'akavatiri turiya tumodoka two hasi umuntu ufite kenkayori bose bashiti banjye bambona gute bose bazambona bate bose bazavuga ngo ute naba ngusebye kandi umugabo wanjye barakubaha ya keredi umugabo bigatangira bakabatereza kuko wamugore n'akabinda ya sasi wowe rwose ko atazi gukora umugore udakora nta kindi ni ukubindaya bwabuke niyo buje nta kindi akora ahita gushoka iyi ndaya y'uburayi ahita yirukanka ubwo ngubwo sasa akavuga ati agasa najya bagira ngiye gushaka diaspora dore ko zigezweho ndebo wandemera ndebo wagira ute ndebo wankorera ikindi ikintu nababwira kindi kuri no mukobwa abakobwa muratisha ubwiza ubu bwiza buracuya mwabana b'abakobwa mwe buracuya nudatoza wowe ubwawe gukora nutitoza kubaho mu buzima urimo bwa nyakuri nutitoza kwicara ngo uvuge ngo ngewe ejo n'ejo bundi ibyo ndimo byarangira uri kumva ubwiza uratisha burarangira wagenda mu muhanda ukabukuba isuri gashishuka twagiye tubona abantu bashya amavuta akakotsa mwabana mwe nta bwiza bukikenewe kuri ino si ntabwo pe nyine abantu barabufite kuko Imana yabuduhaye nta muntu buratisha nibyo nshatse kuvuga kuratisha nta muntu bikeneye rwose ugomba gukoresha noneho byarateye abo basireye queen nibo ubona mu majimu ngo barimo barakora ngo barimo barakora ibibuno barashaka kurisha inyuma kibuno se sha uragikoresha iki yazajya wibonera ukabona nk'ikigore gifite akabuno kameze ngo yifitiye umugabo mwiza wa danje hariya agatambuka mukavuga ngo yaramuroze byahe ko yagize ubwenge umuhungu akamutekerezaho icyo gihe umugore abagabo bakeneye abakobwa bafite ubwenge notamanyo nyashi wapi izi nyashi zirashira urabyara uruda rukagera hariya akabono kagasubira inyuma zirashira rero basore mwirinde abo bakobwa tubirinde rwose abo bakobwa tubirinde undi mukobwa rero tugomba kwirinda ni umukobwa ukunda byacitse umukobwa ukunda umugore cyangwa ukunda byacitse ni ukuvuga ngo muri we akantu kose kabaye kuri we impamvu inganururu mwashwana mwagira gute nimba muri mu bantu muri we bagira ngo nta mutima namagira nimba muri kumwe munaganira abari aho ngaho agahita asa ati murimo muramvuga mwebwe kandi ngewe ntanabamena ngewe uwo mukobwa nta disipurine ahubwo bagira nicyo ntekereza cyane rwose ni ukuvuga ngo niba abakobwa iyo umutereta ujya kubona ukabona kuguyeho ku kazi ngo wanze kumwitaba cyane uri kumva ukajya ukabona buri kanya telefoni urasohoka akayiba ngo agiye kureba abo mwavuganaga aho wicaye ujya kubona ukabona hacaho n'umukobwa akaba aragukubise ngo uramurebye uwo mukobwa nta disipurine ni uwo kukwangiza ni uwo kugutesha agaciro mu bantu kandi umugabo wese tuzi ko aharanira icyubahiro cye uwo mukobwa ni uwo kukwandagaza ntacyo yagufasha pe
uwo mukobwa rero nawe uziko no mu rugo bamena ibyombo arisaza gutya nimba ari ikintu wakoze cyangwa gukekera ahora anakeka mu kabati akajyamo amatasi akarondera hasi ngo n'umusazi n'umusazi nta kindi kintu kimuranga byacitse buri mpamvu yose buri kantu kose kabaye urwo rugo ntiruhoramo amahoro iyo mwibeshye afite umutima uwo mwana w'umukobwa afite umutima umeze gutya uhora urekareka gutya akayihayeho uri aho ngaho ntashobora gutuza umeze gutya umeze nk'iyi yego ntashobora gutuza kandi buriya umugore mwiza ni uwicara agatuza hari igihe cyo kuganira hari n'igihe cyo guceceka cyo gutuza ugakora ibintu nyine cyangwa se wa mukobwa ubundi umugore mwiza agira n'isoni uyu rero nta soni agira ntazo yazigira guteza no kurwanira mu ruhame muba murimo murasangira akabagukishijemo urushyi ubwo uwo nawe si twavuga ko ari igishegabo ahubwo ni umusazi uyu mwana w'umukobwa nta disipurine iyo myitwarire bariho bayifite uri kumva ariko ibi bintu bipfa mu buto aba yarakuze n'ubundi ahora arwana na bakuru bakubita amasafuriya mukajya kumva mukumanira urwo rw'abaturanyi ati ubwo ni wa mukobwa ati ubwo ni Nadine bakura bamwita ba Cynthia ngo uriya ni Cynthia kumva ngo ni Cynthia barakubita ngo arakoma ashobora kuba batandukanye Cynthia n'uwo mukobwa w'umusazi kumva nyine niko babita Cynthia ashobora kuba ari umwana uba uzi imigeri uzi gukura nyine ameze nka barambo ariko noneho hari n'abigira gutyo babikora byose uwo mukobwa rero rwose uwo mukobwa nta n'ubwo agirwa inama pe ufata akantu gatoya kose akakagira impamvu ufata ikibaye cyose ntagira indwi inama ntiyumva nawe ajya kumera nka wa wundi uhora nka Nyirandabizi ariko Nyirandabizi we nuko yihorera muri kote ye imwe iri negatifu ariko uyu nguyu we ikibaye cyose akantu karabaye uramuhamagaye araguhamagaye nyirabukwe yaza akazamuganiza cyangwa nawe yahava abonye faya ibintu bye bari ibirori uwo mwana w'umukobwa umva umutima wawe uhora utera ubwo n'ubwo uzajya areba na nyirawo ko akavuga ati wabona ari kumvuga n'umuhungu ntabwo ujya utuza ntabwo ujya umera neza uhora mbese uhangayitse mwana yanjye nta nubwo wabyibuha wa mwana w'umukobwa we umuhungu ahubwo washatse umukobwa n'uwo mukobwa se we wagize ngo yabyibuhe uwo mutima umeze gutya wenda we mu miterere ye biranashoboka so uwo mukobwa rero nawe tugerageze Imana mubajyane kure mw'abahungu mwe ukunda byacitse nawe tugerageze rwose uwo mukobwa tumwirinde Imana imutembereze mugani wa muvandimwe umukobwa wundi rero tugomba kurebera kure ni umukobwa w'umubeshyi usanga umukobwa atunzwe n'ikinyoma arabeshya umuhizi n'umugenzi arabeshya nawe ubwo akibeshya reka biga ngo ubeshya cyane nawe ukagira igihe ukibeshya abo bakobwa bakunda kubeshya ibintu byabo byose biba byubatse mu kinyoma kandi buriya nimba ari ikintu abantu mwitiranya iyo wamenye ko umuntu abeshya n'ubundi nta kintu na kimwe uba uzamwizereramo nta na kimwe icyo kintu kiba cyapfuye ikintu cyo kubeshya noneho umukobwa ubeshya ni umuntu ubeshya ibintu bitanakenewe bitari ngombwa mu buzima bwe akumva ko akantu kose agomba kubeshya kandi yakakubwijemo ukuri ukanicara ukavuga ati yo yagiye muri biriya ariko kubeshya urabeshya ushobora kubeshya boyfriend ngo ndi mu rugo ngo ndaryamye akagufatira mu kabari cyane amafoto isi yabaye umudugudu bahita bamusharinga aho gati arimo arirenza amatekira kandi we wamubwiye ko n'inzoga wazivuyeho cyangwa utanazizi wakuze mu muryango utanywa mu rukundo ko kuri ari ikintu gikomeye kubwizanya ukuri bibana neza mubwire ko niyo nzoga uyinywa yicara abizi ko umugore wanjye umusheri wanjye ayinywa azanagushaka abizi ko uyinywa basi kunywera mu ruhame kugira gutya biradusebya nka famiye ntabwo bigukwiye ntabwo iki mujye mugira uburyo ki cyangwa se numbona nywa ureke kunywa nk'umuntu ufunguwe cyangwa nka wa undi nywa ngo boss aragiye nzoga bita boss aragiye uri kumva umwuka kayoga kamucyura buhoro ureke kuba umukoroni w'inzoga macupa 7 8 15 ako mwa bakobwa ubundi uwo muhungu yakurongora abona uri kunywa amacupa 15 uri umwana w'umukobwa n'urugera muzajya unywa ikesi yawe ya wenyine nuko mutegeka akazajya yihoza mu rugo ibi muvuga ngo abagabo barabuze sometimes namwe mubigiramo uruhare mwa bakobwa
barabatinya mufite imico abenshi muri gukora ibintu bituma babatinya muri kubakanga pe mufite uduco mugerageze mugaruke ku gicumbi cy'umuco mwongere mu babakobwa dufite amahugurwa dukora ku wa gatatu mujye muduhamagara n'ukuri muze muganire tubaganirize muhure n'abandi Marene arabaganiriza mugerageze mujye muza abaganirize araza gushyiraho timetable vuba ahangaha uwo mwana w'umukobwa arahinduka ariko bisaba n'urugendo ntago ari kuvuga ngo uzamushaka ubizi ngo umugeze mu rugo ngo nibwo bizashira ahubwo iyo ngesi izakura ubane nayo uhangane nayo kamere ntikizwa na reka uwo mukobwa ubeshya ejo nakubeshya ukumva nyina arari iwawe muri mu byanyu ukumva nyina aramuhamagaye aramubwira ati nagiye mu rusengero cyangwa se ahamagaye nka grande seri wati grande se rero mama naguhamagara umubwire yuko naje iwawe cyangwa turi mu rusengero arabeshya nyina wamubyaye wowe umubonye afite amenyo 32 azagukorera ibigara azakubeshya ibingana gute ko azakudekarika ahubwo akakugira inuza ukajya ubona akazajya gushushanya akakudekarika hariya ukajya ubakazizengera ahantu kantu yifatira hariya yibeshyera uko yishakiye ngo mama ngo nagiye ngo gushaka ngo diplome ngo ku ishuri ukanavayo utayizanye wibereye kwa boyfriend umukobwa nk'utwo rero aba sorry ko bita gutyo bambabare ni ukubera iyo mico idakwiye umunyarwandakazi nta mugore ubeshya ntakita ngukize y'umwanda ya sauvage urajyaho nk'uwo niyo wicara ejo yica n'ababyeyi rega ukicara na boyfriend ati rero mama yagize gutya yagize gutya cyase mukuru wanjye yapfushije murumuna wacu kandi ubwo yakaba ari mukuru nawe rero uwo mwana ubeshya gutyo nta nicyabaye kugira ngo n'ikintu babimubwiye uziko twebwe dutinya njyewe ntinya kuvuga ngo napfushije umuntu Yesu mba numva ahubwo ko umuntu ejo azapfa uwo mwana rero ubeshya gutyo nta n'ubwoba bagira nta kintu aba yitaho mu mutwe we byaragiye bimugira umusazi bimugira umuntu udatinya nyine uhora wumva ko nta kintu bimaze kubwiza abantu kuri se n'ibiki nuko babayeho ubeshya cyane nawe ukibeshya ubeshya cyane ukagera igihe rwose ukibeshya abo bakobwa rero turababona cyane muri sosiyete bahungu babatesheje umutwe ahora yamenye mashine ye kandi ikintu cya mbere iyo uhora ubeshya bahora bamwibye telefone nta n'ikibazo yahuye nacyo ngo mubagurire izindi abo bantu bahora muri ubwo buryo butuma bahora babaka amafaranga mukiri abakope n'abakopine noneho nimugera mu rugo ngo nanyereye kuri biology banki noneho sasa noneho ajya guhoza gutyo urumva ayo mafaranga wazayabona abakunda ubuzima nabo bajya gukunda ubuzima buhenzemo kuko muri ubwo bware n'iki bagira ibigare bidashinga bidafatika abo bantu nabo rwose uwo mukobwa ubeshya tujye tugerageza tumugire gute tumwirinde tugeze rero ku wundi umukobwa witwa urucantege uwo mukobwa w'urucantege iyo muri kumwe ibintu byawe byose bibonamo negative bihora biri feyadi urabona wajya kugira ikintu ukora akabwira sheri biriya ibintu bikora rwose aho tudashya aho kugira ngo ahore undi umugabo akenera umukobwa uhora amutera kuraje niyo ukoze ikintu kigafeiringa ahita avuga ngo narimbizi ngo wakora iki se nta kintu kizima ushobora gukora we ahora yumva ko ibintu byose bigomba gupfa uhora uri umunyamahirwe make y'imbere ye ku buryo nta kintu yagufasha ngo mugereho nawe tumwirinde si we urota bukeye nawe urumva umuntu uhora utinya afite muri we gutinya nta kintu aba yumva yamara nta n'ikintu aba yumva ko cyashoboka muri we nta cyizere kubonamo nawe ntacyo nawe aba yifitiye neza uraza ntumbonemo icyizere ubundi wowe ufite iki ntacyo wifitiye uwo mukobwa ahora guca intege nta kintu mushaka kugera mu rugo ubundi mu rugo ni ugutinyuka iyo mushaka kugira icyo mugeraho narakubwiye gutyo na gutyo uwo muntu nawe tugerageze tumwirinde nawe n'igicantege mu rugo pare iyo mushaka kugera mu rugo rero urugo rw'abantu babiri iyo mushaka kugira ku kintu muratinyuka umuntu wese nta kintu ushobora kugeraho utatinyutse rero umukobwa uzaza mukicarana bamubwira ati mfite uyu mushinga gutya na gutya akubwira reka shwishwi akagutokeje ubwo ikintu cya mbere abagabo bakora rero bashatse abo bagore ni ukubaho nyakamwe
mu rugo ubwo nyine amufata nk'aho adahari, amufata nk'igiposhete kiri aho mu rugo, utakugira inama, ajya no gukora ibintu akabimuhisha, umugore abimenya byarangiye. nguwo rero umugore wo bita umugore w'urucantege, uwo nawe tugomba kumwirinda. mumwirinde cyane wowe, ngo iterambere ry'urugo riba ari ikintu gikomeye cyane ku muryango, kuri famiye. Uwo mugore nta kintu azagufasha pe. Umugore wa nyuma rero twaganiraho, cyangwa umukobwa wa nyuma tugomba kuganiraho, umukobwa uzabona nawe ukamwirinda, ni umukobwa bita Songa Mbere. Songa Mbere mbere twagiye umukobwa bita Songa Mbere rero ameze ate? Ni wa mukobwa arangwa n'irari ryinshi cyane, ubuhehesi. Nawe ni umuhehesi. noneho aba afite irari ryinshi cyane, aba afite ubuhehesi. Ni wa mukobwa uzicara ukamusangira n'abashuti bawe cyane rwose. Uzi ko abo bakobwa bahari, umusiga iwawe mu rugo yaje kugusura, wenda ukajya nko kuri botike ugiye nko kugura akantu ko kumwakiriza, wagaruka hari umushuti wawe umujama, ukahaza ugasanga bari mu cyumba, bari muri kiki. Abo bantu rwose babaho, uwo mukobwa bita Songa Mbere ni umukobwa ufite irari ritabaho. Abo bakobwa rero b'abahehesi, umukobwa w'umusambanyi, wa musore we ubu mureba, njyewe ndabazi abatipe muhora mu bigare muvuga ngo uriya mukobwa arebana, ngo uriya ngo ninde satara, ngo uriya ngo nawe yaraguhaye, ngo nawe yaraguhaye. Uwo mukobwa ukajya kubona ukabona bavuze ngo wamushaka kumumaza iki? Ni wa wundi uzageza mu rugo abazamu bakamurongora, uri kumva, barumuna bawe babi wawe uwo mugore ntuzumve ko numushaka azaza ngo umugire wawe wenyine, ni uwa rusange, uzabimenye. Niba abagore bicara akakubyarana abana 8 harimo umwe wawe. Uwo mugore rero umushatse upfana agahinda kuko ntanyurwa. Nibyo bavuga ngo wakirigiswe na benshi ntamenye uwamusekeje. Ntabwo yanyurwa, baba barasambanye cyane. Kuri aya mabanga y'abashakanye ntashobora kunyurwa, ahubwo niyo yicaye bibaye ngombwa ngo muraganiriye, abo bari kukubwira ati se ubundi nk'ubu nkawe kuko wakoze iki? Rero iyo ni romoro mbi ku mugabo, kandi ubwo ntako utagize, mbese wifashe uragerageza, mbese urafata ingufu zawe zose urihinga, uragira gute urebe ko wamushimisha? Reka da, abana y'abashakanye uwo mugore ntabwo ushobora ntabwo wamuhaza, ntabwo bishoboka kunyurwa kuri icyo kintu. Niyo mpamvu ahora yumva yajya mu bandi, iyo banabuze ubwe yifatira initiative na ya mitungo y'urugo akayisheta. Kuri ba bahungu twigeze kuvuga basonga rere akagenda. Abana b'abakobwa basambana bakiri n'abakobwa nibo abashugamame. Iyo barugezemo ahita ajya kwishakira udusore, mukazajya muri 2 cyangwa muri 5, kuko wowe uri umwe ntiwamuhaza. Kandi kuko nabyumva mare, nimba uri umugabo wiriwe muri stress z'urugo, wiriwe mu biki, abana bari kujya ku ishuri, credit bimeze gutya, akazi ntibinameze na neza, ibintu n'ibibazo byinshi, nuza uraje unanirwe, cyangwa se nawe uvuga uti hari uko nabigenje, nzajya nganira amabanga y'abashakanye n'umugore wenda 3 mu cyumweru cyangwa 2 cyangwa iki, nuza ukagira ukagira icyo ukora muri wowe, wumva ukamuderivaringa ibyo ufite, we nyamara yamenyereye batayo. Uwo muntu se mu masiganwa urumva muzagendana? Ntabwo byashoboka, ni ukuri. Ntabwo bibaho. Umwana w'umukobwa wabaswe n'ubusambanyi ntabwo wari umugore, ntabwo umuntu mwagendana, wakirigitswe na benshi ntamenye uwamusekeje. Uwo mukobwa, umusore, mugendere kure, nta kintu kizima yakugezaho. Abana b'abakobwa duhura n'ibishwa byinshi, iyo abonye ibintu byose kizabakubwira. N'abandi bakobwa iyo bahuye nta kindi baganira, uriya se bimeze bite, uriya ahora amubona mu isura, n'umusore wese abonye ahita mugira basambanye, yimagine bari mu buriri. Ariko abarwaye buriya nta burwayi buba burimo. Afete niyo mpamvu ujya wumva bavuga niyo mpamvu twababwiye pare na marene tugomba kujya tubazanira impuguke. Niyo mpamvu tuzabashakira ushaka bazajya baza bakababwira, ugakora mu bwonko bw'umuntu natwe tugakomeza tukidokimanta. Uwo ni umukoro na assignment yacu tugomba gukora, turebe ni iki kibitera, ni iki gituma umuntu ashaka abyumva yakora ibyo bikorwa bitari iby'abantu bazima.
kuri level idasanzwe annex kandi ukabikora biri annex. Ibyo biterwa n'iki? Rero tuzayibazanira, ni umukoro wacu tugiye kuwiha. Next time tuzaza tubabwira ngo biba bimeze bitya, biba bimeze bitya. So rero pare na marene kuri no mukobwa w'umuhehesi cyangwa se nakita so twise songa mbere, cyangwa se wigize bakomeze bitabira amahugurwa yanjye. bakomeze abo bana nzabafasha pe, baganirize pe, reke kwigira inzoga y'ineme pe. inyobwa n'ubonetse wese, ushaka yiruke, ushaka yigira tehe. ubwo rero tugerageze bakobwa, nitwe ni mwebwe ba mama b'ejo hazaza, nimwe muzabyarira n'u Rwanda, nimwe muzakomeza kugira ngo u Rwanda rwacu rwaguke, rwunguke n'abana bafite ubwenge. Rega umukobwa umeze gutyo nawe nujya kubyara urumva icyo uzabyara, uzabyara agasekuru. Uziko akenshi aba bana baba bafite iyo mico, akenshi ngo ureba nyina, benshi hari abana bivukira pe, akazana imico nyina atigeze, nyina akaba ari inyangamugayo, umwana kubera kuba muri societe hanze, mu buzima bwo hanze, akazana indi mico. Nyine iyo ugiye gushaka uwo muntu, iyo ushatse uwo muntu nabo niyo ugiye kubyara agasekurume cyangwa se akandi kanyagasekuru. Ajya abo bana baba ari babana bakuze babona papa ntawe uhari, ahubwo babona mama acyura abagabo buri munsi, umwana se hari menshi. Ibyo nibyo tuzave mu muzingo mu biganiro byacu bitaha. Murakoze cyane rero. So pare na marene rero nakagaruka, mutazabangwa uko tutabagize. No kuri mwirinde basore, twababwiye abakobwa mugomba kwirinda muri copinage zanyu, tubagisha uko mwafiyansanya nuko mwarambagiza. Namwe bakobwa twababwiye abahungu mwakitondera, tubabwira nuko baza bameze, nuko mwakitwara kugira ngo muzavemo abagabo abamama b'ejo hazaza. Nukuri tuba twakomye rusyo, tuba twakomye n'ingasire. Icyo twe tubasaba ni ugukomeza kumva bino biganiro byacu, noneho sasa bikaba batura. Nukuri cyane pe, uko baravuga ngo abatazumvira ukuri. Hari abana b'abakobwa beza bafite umuco, basenga, bumva, baca bugufi, manesi nijoro, bazi kujya inama, bifata bakubaha umubiri wabo. Mujya kurambagiza, mubanze mushishoze, sibyo muba mufite umwanya uhagije. So rero ubwo tugerageze marene, sinzi nimba hari indi nama wagira. Niyo irahagije. Bahungu ntako ntabagize namwe nabatangiye tugeze. Gusa ubwo bwoko bw'abakobwa n'abahungu dufite ubwoko bwinshi cyane, tuzagenda tubanyuriramo. Ibindi ni mu mahugurwa, mu biganiro byacu bitaha. Stay in touch kuri Pare na Marene TV, kuri YouTube channel yacu, muzahungukira byinshi, ndetse n'ibyo mutamenye tuzabazanira impuguke mu bijyanye n'umutungo, tuzabazanira impuguke mu mateka, tuzabazanira impuguke natwe kandi tuzidokimenta, tubirebe, tubibazanire, natwe tuzaba tubafitiye umuzingo mwinshi. So rero Pare na Marene nagakomeza na ubutaha. Marene wakoze cyane. Hagati aho ariko Marene by the way akina filime muri Hapa Gospel TV. Nawe mumukurikire. Tugira uduseri twiza, nukuri dufite nka seri yitwa Tony yaciye ibiti n'amabuye pe, iraryoshye, irimo impanuro nyinshi, muyirebe, muduhe ibitekerezo, tuba tubakeneye cyane nukuri. Murakoze cyane. Marene rero no mu filmmakers, nawe mukomeze murebe izo filime zigisha, ariko biciye ubutumwa bwa gospel aberemo baratanga, n'abavandimwe be bakorana. Nge nababwira ngo mukomerezaho rwose, mukomeze aho ngaho rwose. Thank you. Pare na Marene nakagaruka. Murakoze cyane.